kubamo. Hari igihe umuntu bigera kuri 7 ati none ko ubuntu umubare wa 8 utazwi. Ndashatse kukubwira ngo no mu 8 Imana yakorewemo. Dawidi yaje ku nshuro ya 8 habanje hamurikwa 7. Dawidi ntago yigeze amurikwa, ntago yamuritswe, nta nubwo mu bantu bamuritswe yararimo, ariko ngo niwe Imana yishimiye abari usukwaho amavuta nubwo batakumuritse. Ntibakwishimire bagatamba igitambo udahari, ntiwigeze unukirwa n'umwotsi w'igitambo, ariko Imana iravuze ngo umutima wawe niwe ukeneye. Kuba uriyo mu kiraro si ikibazo, kuba uri muri rigwari si ikibazo, kuba uri ku ikosi si ikibazo. Imana icyo ikeneye ni umutima. Umutima wawe niba ari muzima izagukoresha n'ibirenze. Ntago Imana ireba nk'uko abantu bareba. Twe tureba uyu muntu w'inyuma, tukareba uyu muntu wisize amavuta, tukareba uyu muntu w'igikarananga w'inzobe, ngariko Imana ireba umuntu w'imbere. Umvaga iryo jambo ry'Imana twaganiraho, nkabwira abantu ngo nimukomere ishambo urimo aho uragiye. Ntibivuze ko mutaziranye, niba umutima wari muzima arakuzi, humura. Amen. Amen. Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho muhere hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali. Turabasuhuje abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda. Imana y'amahoro nibane namwe. Shimire cyane abantu bakanze subscribe, tukaba tukugenda tu umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikandaho. Imana iguha umuntu w'ingirakamaro, niwe ndi gusabira abantu muri iyi minsi, kuko umuntu ashobora kugira abantu ariko mwabo bantu gasanga nta w'ingirakamaro urimo, ari babaca intege. Ndikwifuriza abakunzi ba Concorde TV show kubona umuntu w'ingirakamaro, barafatanya muri uru rugendo. Nanjye banafashe urugendo, nagiye kureba umuntu ndi kubona ari ingirakamaro. Kanaye gutinda abanze abibwire nono adusengere tuze kwivuga mu buryo burambuye ko ntabwo umunsi turivuga ahubwo turamamaza Kristo. Haleluya. Amen. Amen. Ari karibu. Yesu nahimbazwe. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Nserukiye Kristo wampamagaye. Yego. Ni Ingabire Judith, amazina y'ububyeyi ni Mama Rehema. Ndakijijwe, Imana iduhana umugisha. Amen. Yego, dutangirize n'isengesho ngo Imana ize kutuyobora tutaza kwiyobora, tuyoboye twayoba. Kadusenga Imana. Mana Data wa twese wo mu ijuru, turagushimye. Iyi ni inkono dushingiye. Udushingiye inkoni yo kwicumbiraho kuri iyi saha. Ubunyereri bwari bubaye bwishi, hari habaye mu kabwibwi. Ariko turagushimye ko dushingiye inkoni yo kongera kuganira, tukongera tugatekereza ku bwiza bwawe, tukongera tugatekereza imbabazi watugiriye, tukongera tugatekereza ukuntu wadutaruye. Izina ryawe nirihimbazwe. Uri Data wa twese mwiza, uri Imana yihagije. Turagushimye kubw'ibyo ukoze, tugushimiye imirimo ukoze muri twe, tugushimiye ibyo ukoze mu ruhande rwacu, tugushimiye imbaraga utatanyije, tugushimiye ibyo wirukanye, tugushimiye kutwima. Turagushimye kuduhishe icyubahiro n'ikibi cyawe. Turagushimye nubwo muri 7 tutigeze kugaragaramo mbere, ariko igitego cyinjiye ku munota wa 8. Turagushimye. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimye ko wadukuye mu ishamba, ari uko umubare wa 8 ugezweho. Izina rye nirihimbazwe. Hamwe nabera tugiye kuganira rero, ndakwinze ngo tukugirireho umugisha kandi ubuntu bwawe buduhaze mu izina rya Yesu. Amen. Hari abantu bambwiye ngo ntabwo njya nivuga, ariko reka nanjye nivuge kuko mbanzi ko channel yanjye ubwo mbanzi ko bose banze, ariko nitwa Hatumimana Concorde, ndi CEO wa Concorde TV show. Njya nkunda ukantu ka CEO kugashyiraho kuko channel ni yanjye, ntabwo ndi umukozi. Yego. Mama Rehe, hari amagambo ndi gukunda nana yavuze muri intro kuvuga ngo mu bantu benshi Imana iguhema umuntu, impemu umuntu. Yego. Amen. Ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Urabivuga iki wowe? Ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Mu bantu benshi nkeneyemo umuntu. Yego. Umwe uw'ingenzi, yego, unkomeza mu rugendo, naho baba babiri nk'abandi baramiraga iburyo n'ibumoso, ntacyo bitwaye, ariko nkeneye umuntu w'ingenzi. Nukuri twagendanye n'abantu benshi ariko ukareba akavuga tusiyo yamariye iki, ariko ukabona hari umuntu wagize ikintu akumarira. Nanjye rero kugango nze kugusura, yego, hari umuntu turi kumwe mw'iyi minsi pe, yambereye umuntu mu bantu. Yego. Ukuntu abantu bajya bashima abantu barapfuye, ugasanga uguze urabo ruhenze ukagira ute, ariko pe umuntu witwa David ngenda mushima.
biriya babyita kujya kwifotoza. njyewe ndamushima tumaranye amezi 4 pe dukorana yambereye umuntu mu gihe hari abandi bari barambereye abantu babaca intege. Twaraganiye rero ambwira ko ari umumama witwa Mama Rehema. Yego. Arambwira Mama Rehema ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa. Ndangije nkurikirana ikiganiro mwagiranye. Yego. Umva ikintu nagukundiye. Ntabwo kwikina ngira ngo kubyumva. Yego. Hakuntu umuntu yikina ati njyewe ndi umuhanuzi, atumva sha, ati njyewe, ati cyo ntabonye niki. Ariko nagukunze uburyo ki utikina ahubwo ibikorwa akaba ari byo bigira ute byivugira. Sibyo? Ubwo nge ndi kugango nkuvuge. Nanze kuvuga ngo wivuge nge ndi kugira ngo nkuvuge mugaye gato. Urakoze cyane ntago uzaza uri kuzanya ururabo. Uje kwifotoza. Mbo kabiri hari uko yakumbwiye uko mwakoranye ibiganiro nanjye nagiye mbibonaho. Ariko cyane icyo nabonye ni icyo mukoranye nyuma. Yego. Ndongera nkubona n'ubundi hari umuvandimwe twagiye gutabara. Nyuma yaho yuko twavuye gutabara mu gihe bamwe banze no kujyayo kuko ari mu cyaro arabavuga bati ntago najya ahantu imodoka itaraparika aho ibintu nyirizina birabera. Ubwo ndakubona kwaje. Nyuma turonga duhura n'ubundi uwo muntu ugiye kumusura. Ndavuga ni uyu mumama uko David yamumbwiye. Ndi kubona ibikorwa biruta amagambo reka ibikorwa byivugire. Ndavuga niho nanjye ntagushyize kuri Concorde TV show ngo twivugira Imana naba mpombye. Niyo mpamvu uyu munsi tariki ni 15 nanjye naje hano wavuga ngo tuvuge Imana. Hari icyo mbeshye? Ntacyo beshe tugiye kuvuga Imana ihibereye. Yego. Buriya iyo umubyeyi ari mu rugo niyo umwana acabiranye abanza bagati mama kaharira. Yego. Buriya natwe turi kuvuga Imana ihibereye hari umurongo tutarenga. Natwe tugiye kuvuga Imana ihibereye. Tuyivuge ko ari ukuntu umuntu abantu ubona yarakoze ibintu akagira amahirwe agahirirwa ariko akikina kumva ariko abandi batazi gukora. Buriya hari igihe umubyeyi buriya aramutse yasohotse gakeya nta kabuza umwana arikina. Rero buriya iyo umwana yamaze guta umubyeyi agera hirya akikina akavuga kuko ubushobozi bwe nanga imbaraga ze zihagije ari nazo zibikoze akirengagiza ko ari imbaraga z'umubyeyi we zibikoze. Rero impamvu mvuga Imana nk'ihibereye nuko mu guhamagarwa kwanjye no kuza muri ibi bintu nasanze iwacu nta muntu ubifite. Nsanga nta musoro bigeze babisorera. Cyakoze nabonye basorera ibibanza, mbona basorera imirima, mbona basorera amazu, mbona basenya udusheke baje kuri banke. Ariko ibi bintu byo nta muntu bigeze asinya n'agasheke ku munsi umwe ngavuga ngo basi kubw'iki kintu nshaka ko Imana ishira muri uyu mwana kansinyira agasheke ka miliyoni 1. Uyu mwana ibi bintu bimubemo. Rero ibi bintu mbivuga nk'ibintu mvuga nyirabyo ahibereye. Niyo mpamvu nta komedi ntaki ninkenera kuba umukomediye nzagira ahandi nkinira komedi. Ariko muri ibi bintu nta komedi nta kindi mbivuga nyir'urugo ahibereye. Amen. Ako kantu uvuze rero ngo nta ruswa ngo nta musoro batanze uganga ibi bintu bikujyemo. Ubwo se susubisha ikibazo nawe kukubaza yuko utavukiye mu rugo rukishijwe ahubwo ko agakiza kakujeho nyuma. Ndumva nagisubije. Nuko biri ngewe agakiza kanjye ntago ari ako nonse. Yego. Nako nihigiye. Uwo ngahizeho rero aranyemerera mbere umubyeyi. Yego. Rero araza arahibera. Na n'uyu munsi kuva mu buto bwanjye kugeza uyu munsi kuko buri umuntu wese agira kera we akagira n'ahakuru he akagira n'ubuto bwe. Rero kuva mu buto bwanjye bwa ya myaka za 2 aho ngaho za 2001 aho ngaho za 2003 aho ngaho ngaho era akadufate base 2 urumva 2 na 25 Jizimaka 25 ngano ufata ngano tubaze ya myaka none hitari ya yindi umuntu ashobora kubara ngo ni 10 11 12 ubwo tubazirenze kuri 12. Yego. Niyo tubaze urumva rero nukuvuga ngo
nako nihigiye ntabwo ari ako nonse. ukabona utese ni urugendo rurerure muri mbyo yaravuze ngo nyura mu misozi, nyura mu mataba, aca mu mataba, hose niko harusha umutima, ariko ngasaba Uwiteka kugira ngo amfashe. Ayo mataba umuntu iyo ari kukihigira gutyo no muri iyo myaka mikeya uri guca mu misozi ukanyura mu mataba, kandi nta musirikare utagira ikosi, kandi kiguhesha iranka ni ikosi wanyuzeho. Ubundi guca ku ikosi ntacyo bitwaye kuko icyo ukeneye ni iranka. Amen. Rero ikinezeza ni kimwe, ni uko Yesu umukiza anyitaho, kandi icyo nkeneye ni iranka. Aho ikosi ryo nta nubwo ryigeze rindemerera, nta nubwo nkiryitaho, ibikombe simbyitayeho, mpamvu nanyuze mu bikombe ni hari gahunda y'iranka. Amen. Nta musivire ubona iranka, kandi umusivire yabonye umusirikare kirazira kaca mu murongo bagenda, aho karahagarara kavuga ati aba bana banyuze ikosi, aba bana bari icondo, aba bana bisize ivu, mbanyuzemo hagati. Umva ingumi yabo bayinkubise nta nubwo Imana yabibahanira, aho ko yavuga ngo mukosoye injiji. Rero niyo mpamvu ikosi ryose tunyuraho rinezeza Imana, kandi buriya niryo rituma tugira aya maranka, niryo rituma tuvuga Imana dufite ubwoba. Buriya hari ikosi unyuraho watekereza ko ugiye gutandukirira Imana, kavuga uti nsubijeyo gato, insubijeyo gato, kavuga uti nabona ibyago, insubije mu kurara hanze, ikansubiza mu kugira inzara, ikansubiza mu kubura amazi, ikansubiza mu kutisiga, ikansubiza mu gukubitwa n'umuntu wese unkubitiye ubusa, ikahansubiza. Kavuga uti ya Mana we, subiye hari unsubijeyo gato, unsubijeho gato byankora. Rero uyu munsi ukahaguma ukavuga uti kankuvuga uhibereye, kuko unsubije ku ikosi naba demobili kunywa ibivuzo. akomare nkurikije ikosi wanyuze ushaka uba ufite nk'iranka rya majoro. Sinabimenya mu rugendo, ntago nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya rwose. Ariko uyu munsi sindabimenya byose, sindabimenya. Ni nayo mpamvu mpatana, niyo mpamvu mba nahatanye, niyo mpamvu mba nayishe icyuya, niyo mpamvu mba mvuga ntireka mpatane, ngerageze ndebe ko nayivuga Imana nk'ihibereye, kuko mu rugendo sindabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Gahunda ni ukubimenya. Icyo nzi cyo Imana ishaka, hari ibyo nkwiriye gukora mu rugendo, ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka, hari ibyo nkwiriye gukora, ntabwo nabimenya byose. uranyihanganira, nkunda kuririmba pe, ndi n'umuhanzi. Nawe nabitangiye mfite imyaka 12, kandi undi hafi kugeza 40. Ubwo niwumva nteye akaririmbo n'ubu kazi ugira ute ndakwikiririza. Icyambere cyo hano turi mu kiganiro, ntabwo turi muri interview y'akazi, niho utekereza nyine ngo uvuge bakubwiye. Hano twuko biba bimeze, nanjye ndi mu kiganiro nyine, nawe ushobora kumbaza, nanjye nkakubaza, nyine no kuganira, ni igikorwa ngirana. Ni ukuganira, ushobora kumbaza nanjye nkakubaza. Icyo duharanira ni iki? Ni uko ubwami bw'Uwiteka bugira ute bwamamara. Yego. Serum na paracetamol biruzuzanye. Yego. Numvise ko agakiza nyine utakavukanye. Imana z'ubuhanuzi zo warazivukanye. Amaye nka Yesu Kristo. Agiye kuzishaka muri Nigeria. Ayo data. Kwara abantu bagagiye gushaka imbaraga. Ya. Ha. Wa mugabo we. Ibi bintu byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine. Suko nari mwiza habe namba, n'ubuntu bwa Yesu yangiriye, yarambabarijwe kuri wa musaraba, ndetse yabambanwe n'abambuzi
niyo nibutse kandi iyo nibutse ibya Yesu uko yagiriwe bamubamba binyibutse ibyawe nta kibi yakoze ninjyewe yazize binyibutse ibyaha binyibutse ibyaha wene akini yakoze ninjyewe yazize n'umukiza nagusubije n'ubuntu. haleluya amen. ubuntu twagiriwe pe n'ubuntu. umva njya nkunda kubwira abantu ishaho uretse Imana yo yonyine yego iba yakugiriye ubuntu ntabwo ko turusha abandi gukora n'ukuri. ndabyibuka nitangira akagacano abantu barambwiye ati se ubwo uri kubona uzabishobora uri kubona uzagira ute ati se ubundi cano ngo yiyoboka Mana ngo urabona izarebwa ayinya abandi te se nudashaka abantu b'ibyamamare ngo baze kuri cano ngo wabona ngo bizagira ute ariko njye nkavuga nahubwo intego yanjye ni ukujya kureba babandi bari mu cyaro niba hari Imana yabwiye ngo izamwicaza kuri televiziyo abwirize amahanga yose kandi yabwirizaga mu rusengero rurimo abantu 25 cyangwa se 50 uwo muntu nawe aprofite abwirize noneho nindangiza nanjye mbi igikoresho cy'Imana wa undi Imana yasezeranyije ibintu ibinyuzemo n'ukuri. hagize ngo mpagaze nawe mu meza ne maze reka oya n'ukuri mu mugambi w'Imana n'ubuntu n'ubuntu kuko Imana yavuze yego bivuze oya. indirimbo nahimbye yivuze yego ntibivuze oya yivuze oya ntibivuze yego yivuze ba ntibivuze ngo yivuze ngo byaranukurura yivuze ngo kira ntubumukene kuko Imana yacu ntabwigivugishwa. amina ntabwigishwa. maze babona igute iteka bagatangira guhimba impamvu bati njyewe uriya ndamuza afashwa na bene wabo babahanze kandi mwene wanyubakure aba mu karere muhana imbibi. urumva ngo abantu babona Imana yakugiriye ubuntu ibyo urukora byateye imbere aturiye we atafite bamumenera amafite abagira uti ariko hari imbaraga z'Imana. abantu bafata imbaraga z'Imana ngo bazirutishe imbaraga z'abantu. hari amaboko y'Imana. banza nihariye ijambo hari amaboko y'Imana. banishimwe hari amaboko y'Imana. n'ukuri banihimbazwe. mama reka tugiye mu ijambo ry'Imana. katwigire mu ijambo ry'Imana. kuvuga ibyacu ahubwo tuvuge ijambo ry'Imana. tugiye kuvuga Imana ihibereye. n'ukuri tugiye kuvuga Imana yacu ihibereye kuko Imana yacu ibereye amashimwe. Imana yacu ibereye amashimwe. n'ukuri nivuga bikaba yategeka bigakomera cyane. twabonye abantu b'isi iyo dushaka ngo ibyacu bigira imbaraga amategeko tugenda duhinduramo utuntu ariko Imana yacu itegeko ryayo ihoraho ibihe n'ibihe. yego Imana itugirire neza rero niyo mpamvu tugiye kuganiriza abakunzi bacu ku ijambo ry'Imana. amen. haleluya. amen. twembwe ntacyo turi gupfa n'ibi bintu bene data bakundwa. ibi bintu tubibabwiza ukuri ntacyo turi gupfa nabyo. ibi bintu biraryoshe. ibi bintu nta mwaka byaduteye. ibi bintu byaradusize. ibi bintu byatumye tugira agasura. nta gasura twari dufite. ibintu byatumye twitwa ababyeyi. ibintu byaduhaye ijambo. ibintu byaduhaye aho kuba. ibintu byatumaze inzara. ni ukuri pe biduha inshuti. uturebye na Concorde buriya umurebye uyu mugabo nta nzara afite. umva ntayo pe ndateranye n'ukuri kandi ni ubuntu si kubw'imbaraga. amen. ni ubuntu. tugiye kuganira rero kuri ubu buntu. yego tubuganireho tuburivuge nyirabwo ahibereye. yego amen. tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri hano muri Samweli. tuvuge kuri ubu buntu noneho tuganire uburyo twe twabonetse ku nshuro ya 8. yego Samweli wa mbere. yego igice cya 15. turasoma umutwe waho w'ijambo. Samweli atoranya Dawidi ngo abe umwami.
amen. siho nageze niho ndakubera umusomyi. yego. Samweli wa mbere ibice 16 dore ku murongo wa mbere umutwe w'amagambo uravuga uti Samweli atoranya Dawidi ngo abe umwami. Bukeye Uwiteka abaza Samweli ati uzageza he kuririra Sawuli kandi nanze kwaba umwami wa Isirayeli? Uzuza ihembe ryawe amavuta ngo utume kuri Yesayi w'i Betelehemu kuko niboneye umwami mu bahungu be. Samweli arabaza ati nagenda nte ko Sawuli nabyumva azanyica? Uwiteka aramusubiza ati jyana inyana y'ishashi nugerayo uvuga uti nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo, maze uhamagare Yesayi aze ku gitambo, nanjye nzakwereka uko uzagenza, uzansukira amavuta kuwo nzakubwira. Nuko Samweli akora uko Uwiteka yavuze, ajya i Betelehemu. Agezeyo abatware b'umudugudu baza kumusanganira bahinda umushyitsi, baramubaza bati mbese uzanywe n'amahoro? Yego. Ati ni amahoro, nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo, nimwiyeze muze tujyane ku gitambo. Kandi yeza Yesayi n'abahungu be abahamagara kuza ku gitambo. Nuko basohoye aho yitegereza Eliya aribwira ati ni ukuri Uwiteka yimikisha amavuta nguyu imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye. Kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka wareba mu mutima. Yesaya aherako ahamagara Abinadabu amumurikira Samweli. Samweli aravuga ati uyu nawe si we Uwiteka yatoranije. Yesaya ariyongeza amurika Shama. Nabwo Samweli aravuga ati uyu nawe si we Uwiteka yatoranije. Nuko Yesaya amurikira Samweli abahungu be 7. Maze Samweli abwira Yesaya ati aba si bo Uwiteka yatoranije. Samweli abaza Yesaya ati abana bawe bose naba? Aramusubiza ati hasigaye umuhererezi ariko aragiye intama. Samweli abwira Yesaya ati mutumire bamuzane kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka umusukeho amavuta ni uwo. Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be, uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akageza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Amen. Haleluya. Amen. Imana ihumugisha umwene data udusomeye ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Uyu mugabo rero witwa Samweli ngo yari umuhanuzi. Yibera hari i Rama ntacyo bimubwiye. Umwami uhari yitwaga Sawuli ntacyo byari bimubwiye nabyo, kuko icyo umuhanuzi ashinzwe ni ukuvugana n'Imana. Iby'abami ntacyo biba bigize ute bimubwiye. Akavugana n'Imana, Imana nimumenyesha igihe, nimumenyesha aho ibintu bigeze, nimubwira ngo sengera aha, nimubwira ngo kora ibi. Haleluya. Ngizo nshingano uyu mugabo witwa Samweli yarazujuje, kumenya uko akwiye kubana n'Imana, akamenya nuko akwiye guhagarara neza mu gihugu kugira ngo atanduranya n'iki n'ubwami bw'isi. Haleluya. Ngo uyu mugabo ahantu hombi yarazi kuhaba, ngo kandi azi kuhigengesera. Ngo ariko birangije umunsi umwe Imana imuhiyerekwa rikomeye, ndetse iyerekwa risa no gukora ibara. Cyari igihe Imana iguha ibintu bikomeye ariko komeza. Ngo uyu mugabo Imana imuhiyerekwa rikomeye, ngiramubwira ngo umva ro nkubwire ubundi uzageza ryari kuririra umuntu naciye. Ngamubwira iti Samweli Samweli Samweli, nkwiyame bibaye kangahe nkwiyama kwirirwa uririra Sawuli, ko Sawuli namuciye nubwo ari ku ngoma abantu babona ko ari ku ngoma, banyamubiri bakabona ko ari ku ngoma, ariko namaze kugira ute kumuca. Samweli aravuga ati winyosha irijwi numvise birashoboka ko atari iry'Imana, kanongera n'ubundi nyisubirishemo. Ngo yarazi inshuro avugana n'Imana akamenya kariyo. Haleluya. Ngo yarazi ijwi ry'Imana uko rivuga, ngo iyo rimucaha n'iyo rimworohe ngo akabimenya. Yarazi kuremera kwijwi rimucaha nirimworohereza. Ngo birangije Samweli aravuga ati reka ibi bintu ntago mbyumva neza, ibi bintu bimaze igihe kirekire, ibi bintu reka mbigenze uko. Ngo maze ngo none ngo yigira inama yo kubaza. Avuga ati ntabajije data, ntabajije mama,
ntabajije marume, ntagiye kubyanzuza kwa mudugudu, kambaza umuntu, kambaza Imana ihibereye, kuko n'ubundi niyo mvugana nayo kandi nyivuga ihibereye. Aleluya. Ngo Samweli arabaza, abaza Imana ati ko urukumbwira ngo waramuciye ukambwira ngo nje kwimika undi mwami, none ibi bintu tubigendanyemo gute? Mana umbajije cyoroshe icyo, reka nkubwire ukuntu tugiye kugikora. Ndi mu ruhande rwawe, nzabana nawe, nzagendana nawe, nzaguha ubwenge, nzakugwiza. Samweli ati wi, niryo ndaryumvise. Ndamubwira itumva nkubwire, ninjye ugutumye, kubera kuko Sawuli akiriho kandi yanga abahanuzi. Bigenze uko, atamenya iyo uvuye, atamenya uko byagenze. Bigenze uko, fata inyana y'ishashi itarabyaraho, itarandura, ugenda uyintambira igitambo. Va hano i Rama ujye gutamba igitambo. Nugenda abantu bagira umunwa, abantu barabaza, urahura n'abambere barakubaza bati ugiye hera? Ubabwira uti ngiye gutambira Uwiteka igitambo, nta nubwo mubona igitambo ko ngifite. Nta muntu uraba kikubajije. Ngaragenda yinjira mu mudugudu w'abandi, ngo agezemo sangayo umugabo witwa Yesayi. Yesayi yari afite abahungu 7 abana nabo mu rugo, ariko hari undi wa 8 atabana nayo mu rugo, ari nayo umuherereze. Ngo birangije ngaramubwira ati kinzanye, Imana inzinduye kare kare, hari ikinzanye kuri uyu musozi. Ngaramubwira ngo iki Imana inzaniye, nje kwimika muri uru rugo umwami. Ngo Yesayi arabireba, ahubwo ati se uje kwimika umwami? Ngo yitegereje yibuka ko abahungu bari beza cyane, ngo ari barebare bafite igihagararo. Ngo nuko birangije, ngo ibyo amaze kubikora, ngo amaze kubikora, ngo arangije, ngo wa mugabo ngo akiri muri uwo mudugudu, ngo abanza yatambira Uwiteka igitambo. Aleluya. Ngo abo muri uwo mudugudu bamubonye ngo bahinda umushitsi, ngo baramubaza ngo ariko ubundi uragenzwa n'amahoro? Ngo arababwira ati ni amahoro masa, kandi aya mahoro aruzuye. Ngo amubwira bati ayo mahoro turayumva. Ngo birangije ngo atambira Uwiteka Imana igitambo, ngo yeza 7 uwa 8 adahari. 7 abezanya na se wa 8 adahari. Iyo wa 8 bahari gahunda ko ari ukwezi 9, ariko ngo yejeje 7 ku gicaniro. Ngo nuko ngo icyo gicaniro ngagicana ise w'abana hibereye, ngo nabo baturanyi bose bahari, na babahungu be 7 bagize ute bahari. Ngo amaze kweza abo 7, ngo arangije ngo afata ihembe ry'amavuta, ngo avuga ngo noneho rero aba bahungu tugiye kwimika umwami. Ngo birangije ngo bazana uwa mbere, ngo agiye gusuka amavuta agati Imana iti have turi kumwe, suzi ngo wansize ntago nasigaye i Rama, twagendanye uwo namugaye. Musaza azanye wa 2 ngazamuha ihembe ry'amavuta, Imana iti namugaye. Zamuye wa 3 azamuye ihembe ry'amavuta, Imana iti namugaye. Ngo umugabo aravuga ati ubundi ndazana umwe kubera iki kabasore banjye mbize. Ngo arakokomba 7 bose arabazana ati ngabo. Ngo Samweli aramubwira ngo aba bose Imana yabagaye. Ngo Imana ibwira Samweli ngumva nge sindeba nkuko abantu bareba umuntu w'inyuma, ariko nge nitegereza mu mutima. Aleluya. Uko waba uri kose, niba umutima wawe Imana iwishimiye naho mutazagerana, ariko niba ufite igihagararo Imana itakwishimiye ntaho muzagerana. Aleluya. Ngo Imana iramubwira ngo sindeba nkuko abantu bareba, abantu bitegereza umuntu w'inyuma, ariko ngewe nitegereza umuntu w'imbere. Aleluya. Imana ireba umuntu w'imbere. Umuntu w'imbere yari muzima, uko waba uri kwese muragendana. Umuntu w'imbere yari muzima, aho uw'inyuma imbaraga. Aleluya. Amen. Sinzi ukuntu umuntu w'imbere wawe ameze, sinzi ukuntu umuntu w'imbere wawe ameze. Ese urumva umuntu w'imbere muri wowe ari muzima? Urumva byibushe? Urumva toshe? Ngo nuko iyerekwa riraza rigaruka kuri Samweli, rirongera riragaruka, ngo riramubwira ngo ngera umubaze, nta wundi usigaye. Ngo aramubaza ati ko muvuze ngo tujye kurya, ngo ibirori birarangiye, natambiye Imana igitambo, hari ikimenyetso nabonye cy'uko hano hari umwami. Bundi yo utamba igitambo, niyo usenga hari isengesho usenga ukumva pe byagiye ryinshi, ariko hari iryo usenga ukumva riri kugaruka reka kubitiri sakuriza. Mwavuga ati iki gitambo ni cyansakurije, iki gitambo numvise nta muntu uko gifite,
cyari gifite impumuro nziza, nta wundi usigaye. Sayinga aramureba ati ariko buriya wowe ufite amakuru? Arahari. Mana yanze abantu b'abagabo nk'aba, ni gute ijya gufata kariya gahungu kirirwa gakota? Nta mushumba udakota, nta mushumba utajumbura, nta mushumba utamenya gucukuza igitsi. Cukuza igitsi, ikijumba ukakizamuza amanabiri, kongera ugacukuza. Mushumba kurisha igitsi, nta mushumba ujyana isuka. Aho byananiranye akoresha inkoni ye. Imana ikeneye umuntu ujumbura, gakenera umuntu ukota, gakenera umuntu uba mu ishyamba mu kiraro cy'inka, gakenera umuntu wuzuye amase. Yanze aba basore banjye 7. Iyo Mana reka mukuzanire icyo bita inyomoza buhanuzi, reka muzane ngo bamutumaho vuba vuba. Dawidi nawe ngo nta mushumba unanirwa kugenda rero. Mushumba aba yakose, yahekenye ibijumba, yari ibyo muri runonko, yari inyotsa, akanahekenya umwumbati yahekenye, kandi n'ubwone yonesheje. Imana niyo ubwishura. Hari umushumba utonesha? Buriya Dawidi arazi no konesha. Hari umushumba se udaca ibigori, utiba ibigori bahinze? Buriya Dawidi arazi no kubihanguza. Ngo ariko Imana, kuko Dawidi yari afite umutima muzima Imana yishimira. Ntago Imana yigeze ireba ko yakuje ibijumba igitsi, ahubwo yaravuze ngo uriya afite umutima muzima. Yego. Aleluya. Amen. Afite umutima ufite ukuri, afite umutima ufite imbaraga, afite umutima wihangana, afite umutima ukijijwe, afite umutima uzarwanisha. Ngo nuko ngo Imana yitegereza umutima gusa. Ngo muri uko kwitegereza umutima gusa hari ikintu Imana yakoze gikomeye. Ngo Dawidi araza n'inkoni ye, nta mushumba utana n'inkoni kugenda ku rutugu, kandi buri umushumba agira speed iteye ubwoba, muri speed y'umuriro. Bati gahunda ni ukujya ku meza, umushumba noneho uvuye kunyotsa ashaka ugiye kusangira inyama n'abandi bantu n'agasosi, ragenda ati nanjye mugiye kugahubya, ragenda ati ndagahurutura. Dawidi azira muri speed iteye ubwoba. Ahageze ngo Samweli yumva ijwi riti nuwo. Samweli ngahita aterura ihembe ry'amavuta, Haleluya, ngamusukaho amavuta, ngo dore uw'Imana ikunda yishimira n'uyu. Aleluya. Haleluya. Kuba uri mu ishyamba, kuba uri mazemo igihe kirekire, ntibivuze ko nyuma y'umubare wa 7 ku wa 8 utaza. Bishatse kuvuga iki? Hari igihe abantu bavuga ngo Imana ngikorera muri 3, ariko no mu 8 yakoreyemo. yego. Hey! Aleluya. No mu 8 Imana yakoreyemo. Hari igihe umuntu bigera kuri 7 ati none ko ubuntu umubare wa 8 utazwi. Ndashatse kukubwira ngo no mu 8 Imana yakorewemo. Dawidi yaje ku nshuro ya 8, habanje hamurikwa 7. Dawidi ntago yigeze amurikwa, ntago yamuritswe, nta nubwo mu bantu bamuritswe yararimo, ariko ngo niwe Imana yishimiye abari usukwaho amavuta nubwo batakumuritse. Ntibakwishimire bagatamba igitambo udahari, ntiwigeze unukirwa n'umwotsi w'igitambo. Ariko Imana iravuze ngo umutima wawe niwe ukeneye. Kuba uriyo mu kiraro si ikibazo, kuba uri muri rigori si ikibazo, kuba uri ku ikosi si ikibazo. Imana icyo ikeneye ni umutima. Umutima wawe niba ari muzima izagukoresha n'ibirenze. Ntago Imana ireba nk'uko abantu bareba. Twe tureba uyu muntu w'inyuma, tukareba uyu muntu wisize amavuta, tukareba uyu muntu w'igikarananga w'inzobe, ngariko Imana ireba umuntu w'imbere. Imana yitegereza mu mutima. Imana ikora ku nshuro ya 8, igakora ku muntu wa 8, 7 ntacyo Imana yigeze ikora. Iyo niyo Mana yo kwizerwa. Aleluya. Iyo niyo Mana igukuraho urushambashamba, iyo niyo Mana igutoranya mu bandi. Nubwo utigeze kumurikwa, nubwo nta wigeze kunyuraho, nubwo nta wigeze kugirira ibambe, Bibiliya yavuze ngo nuko ngo ngunyuzeho, ngo mbona wigaragura mu ivata ryawe, ngo ariko nkugirira ibambe, ngo ariko hari n'abandi bari barakunyuzeho. Baravuze ngo
ngo hari umureyi ngo wamunyuzeho ngo anyurahwaho n'umutambyi ngo ariko ngo hari uwaje ngo we ngabona ntakwiye kumusigana izo nguma ngamwomoza amavuta y'igiciro ngo ndetse ngamwomora inguma ngajya kumushakira n'icumbi nubwo nta cumbi bagushakiye ariko Yesu nahanyura aragushira mu icumbi kandi n'ubwone arabwishura denariyo Yesu arazifite. Yesu urindira umuntu mu ishamba akaza akamurikwa nyuma y'abandi ariko Imana ikabona ari ukwiriye. Imana icyo ikeneye ni umutima wawe niba ari muzima genda witurize, ni umutima wawe unejeje Imana nta kimana itakora. Kuba uri mu ishamba ntibivuze kutazavamo, kuba uri kujumbura, kuba uri umushumba uri gukuza ibijumba by'abandi igitsi ugakuza ibijumba by'abandi amano ukabizamuza inkoni ntibivuze ko nta mugisha ufite, ntibivuze ko nta mbabazi z'Imana zikuriho, ntibivuze ko Imana itakugirira neza. Humura, icyo Imana ikeneye kuri wowe ni ukureba uko umutima wawe umeze. Umutima wawe uranyuzwe, umutima wawe ni muzima, umutima wawe urakomeye, umutima wawe urakomeje. Ese umutima wawe Imana iri kuwishimira? Ko tubonye ko umuntu w'inyuma Imana itamwitayeho, ko icyo ikeneye ari umutima. Niyo mpamvu no mu rugendo rwacu no mu gihe cyacu twitegura, Imana itegura imitima cyane kuruta iki imibiri. Imana itugirire neza. Rero numvaga ari iryo jambo ry'Imana twahuganiraho nkakubwira ngo niba 7 karanze mu 8 niho Imana irakumurika. Amen. Dushimye Imana imurika abantu mu mibare abantu badapfa kwibuka. Umubare wa 8 nta muntu upfa kuwibuka, ariko ngo niwe Dawidi Imana yagize ute yamumuritsemo. Aleluya. Abantu bari bazi ko 8 ntacyo uvuze, rero 8 nico uvuze. Kumurikwa mu gihe abantu babonye nta gisigaye, gurengerwa mu gihe abantu babonye nta butabazi bukikujeho, kugirirwa neza mu gihe abantu babonye ko nta kintu utegereje ku Mana. Aho ngaho ni mu mubare wa 8. Amen. Dushimye Imana ko no mu mubare wa 8 Imana igi dutereramo ibyiringiro. Dushimye Imana ko no mu mubare wa 8 Imana igi duheramo inkomezi. Aleluya. Icyo Imana ikeneye ni umutima. Nushaka ubuciriritse, niba umutima wari muzima Imana irakwishimiye. Nushaka ubura umukozi wo mu rugo Imana irakwishimiye. Niba umutima wawe uri muzima utiba umuceri. Nushaka ubura umuzamu Imana irakwishimiye. Nushaka ubura umunyonzi umutima niba ari muzima Imana irakwishimiye. Rindira inshuro ya 8 harimo amahirwe yawe. Nukuri Imana itugirire neza. Kandi inshuro ya 8 bazagutumaho, ntago uzaza nk'umuvumba, ntago uzihuruza, bazagutumaho kandi kuhishije. Dushimiye Imana rero batetse tudahari ariko tuzabisangira nabo. Amen. Amen. Batetse tudahari tuzabisangira nabo. Bashigishaga ko mudahari ariko uzakanywaho, bambaye utahari ariko ni wowe ugiye kwambara, kandi ibyo wambaye birusha ibyaba agaciro. Amen. Bana muri tugirire neza. Rero numvaga ari iryo jambo ry'Imana twaganiraho nkabwira abantu ngo nimukomere. Ishambo urimo aho uragiye ntibivuze ko mutaziranye. Niba umutima wari muzima arakuzi, humura. Amen. Amen. Mama Rehema rero ubundi mu birori nyuma y'ijambo ry'umushyitsi mukuru, uretse amatangazo nta zindi commentaire abantu bagite bashyiraho, nanjye nta zindi commentaire mfite uretse kugusaba nimero yawe ku buryo wakumva yafashijwe n'ibikurimo yaguhamagara. Noneho nyuma ukadusoreza n'isengesho. Nimero yanjye ni 07 8 8 9 7 15 61. Iyo ngiye nkoresha kuri WhatsApp guhamagara. Imana ibaha umugisha. Katwisengera Imana. Dutabarire mu mibare abantu y'urujijo, imibare yabereye abantu urujijo abari Imana dutabariramo, kandi badutumeho twihuruza cyane. Mana Data wa twese, turagushimye nubwo tutigeze tumurikwa mu maso y'abantu mbere nk'abazwi. Aho twari turi ntago byari bikwiye, nta nubwo byari gushoboka ko twe batumurika. Bagombaga kumurika bari hafi bisiga ikimuri, ntago twe batumuritse. Ariko tumenye neza ko nubwo tutigeze tumurikwa muri icyo gihe, nawe waratumuritse nk'abahungu bawe. Utubera umuco, utubera itabaza, uduha inzira yo gutambukiramo, uduha irembo ryo kunyuramo.
izina ryawe nirihimbazwe ko warinze ibirenge byacu gusitara ukatubera itabaza mu rugendo. Ntabwo byari byoroshe ariko uhimbazwe wowe ubara intambwe z'umuntu ukazimenya, ukamenya uko zingana, ukamenya n'aho zizagarukira. Uwiteka icyama imitima yacu ikaba imitima wishimiye, cyangwa umutima wanjye ukaba umutima wishimiye, cyangwa umutima wa Concord ukaba umutima wishimiye. Icyo ni kizima cyane kuruta uko twamurikwa n'abantu utaratumurika, kuko nutwishimira tuzamurikwa n'Imana isumba byose. Nutwishimira uzatanga itegeko. Turagushimye Kristo k'ishyamba turimo n'iryo dutuyemo n'ubushumbashumba butunukaho, k'ibyo ntacyo bitubwiye. Uratubwiye ngo icyo ukeneye ni imitima yacu niba ari mizima, ngo gahunda ni ukutwishimira. Turagushimye Kristo, izina rye nirihimbazwe. Turagushimye ko twishimira, turagushimye ko turagira, turagushimye ko dushumba. Izina rye nirihimbazwe. Humugisha umugaragu wawe, muhere umugisha kuri icano, kugirireho umugisha. Kandi ubwo yiyemeje kukwamamaza, uzamurinde gupfunamisha amazuru, uzamurinde kugwagwana, uzamurinde kuba umusinzi mu by'agakiza. Ahubwo Data twese wo mu ijuru umuhe gukomeza urugendo, kandi umuhe kurukomeza. Data twese wo mu ijuru umuhe gusinda iby'umwuka, aba ari byo bimwuzura. Uwiteka atazaba nk'aba bantu bavuga ngo yarakijijwe none dore yapfunamye amazuru, ibyo yaravugaga dore nibyo yavuyemo. Umuha imbaraga, kandi ubwo yemeje gukora iyobokamana. Abantu bazi ko iby'isi ari byo bigira iterambere, ariko nzi ko iby'Imana ishigikiye ari byo bigeza umuntu ku ntsinzi y'umunezero. Urakoze Data wa twese, nsaba umugaragu w'intsinzi y'umunezero, kandi abera bose barumva iki kiganiro ubahe gukomera, utarukomeye akomere, uwari uguye agira imbaraga, uwumvaga ananiwe avuga ngo birarangiye umuhembure. Ndagushimye kubw'amazi usukira abantu bawe, ikuzo ni ribi ryawe Mana yo kwizerwa, kandi tuzagukorera ibihe byose. Gusa uduhe imbaraga zo kugumana nawe. Turagushimye ko uduhaye imbaraga, kandi turagushimye ko imbere hacu yaduteguriye, ukabuha dutunganyirije, ukatumurikishiriza umuco wawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe kubw'ubuntu tugira n'inama tugira mu izina rya Yesu, amen.